menshi kabisa. Izayi. Cyagenze gute se none? Ari. None imeze bite gutagiye kwiga? Nyine banyirukanye amafaranga y'ishuri. Bakwirukanye? None se twari twarabishyuye kandi? Hafi twari tubari mu myenda. Iki gihembwe kirangiye ntabwo tugeze tubishyura. Siko naragoswe nani? Se ndabigenzanye. Nangaye? 50,000. Niyo yonyine? Niyo yonyine nta yandi. Nta wundi mwenda tubari. None se ubwo ntabwo wagenda ukajya kwiga ukazaba uyabaha nyuma? Kandi banyirukanye nari maze iminsi mbabeshya. Anyirukanye ambwira ati noneho ntabwo twakwemera gukandagira mu ishuri utayatanze. Niyo mpamvu rero ubona naje nkicara hano nuko yanshakira vuba nkareba uburyo nasubira kwiga kuko amasomo ari kunshiga. Ikibazo ntayo mfite. Yumvise nkane rwose nakweshye ntabwo nahita nyabona aka kanya pe, biranagoye cyane. Urihangana yashakishe vuba tebe yuko nasubira kuko urabona niga mu mwaka wa gatatu. Ejo bundi dufite examen. Nayo mfite uryo nyakure he? Ntabwo uba wumva. Kase ndakomeza nicare hano paka. Icara kugeza igihe amafaranga azabonekera. Njye nta mafaranga mfite nyakure njye kwiyibasa. Haki wumvise nkana urabyumva? Urumva ari amafaranga wakorera umunsi umwe ukahita uyabona? Acara hamwe utuze gusa gusubira kwiga amafaranga yabonetse. Nta kibazo ko njye kureba utuntu mba nkora mu gikari. Genda. Ntabwo nahita nyabona ayo mafaranga yose. Nkanagura icyo yose. Yumvise nkana? Kise ko ntize nabaye iki? Sinagarukiye. Makangaye. Niba wamuye muri kandi Ada? David. Ni byiza byo. Shameze neza nta kibazo. Kamamba se wowe wagira ngo ntabwo umeze neza, bimeze gute se? Uracyaryamye? Oya, mfite akabazo. Ufite akabazo? Kahise. Akabazo k'amafaranga. Amafaranga? Ibi birakenewe cyane se? Birakenewe cyane. Umva be? Nta kibazo ugomba kugira cy'amafaranga. Si ubizi ko se ndi umukire mfite amafaranga menshi? Umva? Nangaye? 100? Ibihumbi 100 gusa? Oh, shiri. Ibihumbi 100 ni amafaranga make cyane. Humura mukanya ndahita mbikora. Erega nta kintu wambara na shiri ndagukunda subizi. Humura ndahita mbigukorera aka kanya. Ndagukunda cyane. Ndagukunda cyane. Umugore wanjye rwose nta mafaranga abuze ntitesheje umutwe. ariko se umwana kuko ubundi nze kumera gutya kuko ari uko nabyaye aho ndatoye aho
Ndatoye ndapfuye rwose cyari Kigali kuko wenda naza kumera neza. Asa neza, shira ntabwo ari bumfishemo ijisho. Ko yanatinze, nari nzi ko ari buhanange. Kushingiza vuba vuba kabisa. Nzi ko ari buhanange. Ese ubu nitwo yatinze. Nari bushe kabisa. Hey. Hey. No. Nari bushe kabisa. Sheri. Mbana bino kumbere cyane nagutegereje nawe watinze. Nagukumbuye. Basi. Ko watinze cyane sinufeje. Natinze kubona moto. Usiko buriya nari nzi ko nza gusanga wahananze. Oya. Kandi ni naguhamagaye. Cyejya amagaye nari mu rugo nza nirukana ufite akamoto mvuganisha ndasanga yahananze. Nari kumbere cyane. Nanjye. Sheri. Amaze cyose. Izi neza. Ko twirukanaga nubwo twirukana nijoro. Gusa ni kera. Ni kera cyane ko nyine numva ari nk'imyaka 10. Cyane pe. Ndadukumbuye. Cyane ahubwo uyu munsi ndataha. Ndataha. Wapi randazi. Ndatabwije basi. Kije. Siraye wabiki. Oya. Ya biburari sibose. Oya. Karara. Aya nzara. Kiri nijoro ese witaye. Sinari kwibuka se si waruzi ibyo giyemo. Kwibuka ariko umenye kwiyumvisha ubundi ni gute uzi iminota ingahe ukahita wigendera sheri. Mba ndi kwibuka. Kwa kazi. Ariko uyu munsi ni ku cyumweru ntabwo nta n'ubu bwitwaza akazi. Ejo se sinzakora. Nta kibazo nyine urabyuka hakiri kare muherekeze nta kibazo. Kugeza no ku kazi. Kimari. Shenda gukunda cyane reka. Niyo mpamvu ngomba gukora buri kimwe cyose namushimisha. Sheri.
ari umuhungu wanjye. Izayi. Uraho. Umeze neza wowe se? Yewe. None se mukuru wawe yabaye iki ko nsigaye muhamagara ntamfate? Bimeze bite? Abafite akazi kenshi. None se ko nagira ngo mugutume we muravugana ntari ngenda muhamagara rwose bikanga. Nagira ngo nkubwire nagiye kwa muganga bansangamo umwijima. Nararembye bansanzemo umwijima none bampaye transferi none nta mafaranga mfite. Najyaga mpamagara umuhungu wanjye nimero y'ikaba kompoze, nawe naguhamagara nkumva yanze gucamo. Noneho rero umubwira akoresha uko ashoboye anshakira amafaranga nzarebe uko njya kwa muganga rwose meze nabi umwijima ugiye kumpitana. None se amasomo aragenda urimo uriga neza? Rero yewe ndumva nta kabaraga ukoresha uko ushoboye untumikire. Rwose uzaza unsure rwose naho ubundi rwose ndumva ntabwo. Sawa rero untumikire. Ngiye kureba umutipe w'inshuti yanjye. Uretse gato. Ntota cyangwa Hanta. Ntabwo byumvikana. Ntabwo nzi ko nakora ibintu nk'ibi ngibi kabisa. Hanta nukoze ibi bintu mwana wowe inshuti yanjye magara. Ahubwo se ugira ngo kano kantu aho nabaga nagaherukaga nk'ubu. Hano rero nitwe twimwe. Buriya rero kano kantu ni ingenzi. Buriya muri no minsi utarumaze iminsi utamona nuko nabyukaga mu gitondo subira kujya gukoresha ira test hanyujije muri cya cyuma bita radiography. Bambwira yuko ubuzima rwose haburaga gato yango mwijimo ubasting turiki. Warakize neza se?
birimo biragenda urebye birimo biragenda biza gake urabona ko ndi kugenda noroherwa. Imana yakoze ibikomeye. Ni byiza. Umeze ute se wowe? Nanjye ndasekeje. Hako rero reka nkubwire n'ibindi utaruzi. Nubwo wenda tuba tubanye ariko hako ubusaza ntikabura. Ntabwo rwose cyakoze nkubona umaze gukura ariko uyu musatsi reka. Umusatsi ugomba kuwogoshesha ukajya umaraho ntabwo ngenda numva mbikunze. Nta birenze ko ku kigo batwemerera gutunga umusatsi se. Yaroroshye ubu ntabwo bikigora. Wiki? Basigaye batwemerera gutunga umusatsi. Basigaye bemerera gutunga umusatsi. Gutunga umusatsi numva mbikunda cyane. Ubwo rero urumva umaze gukura. Sebe ntabwo ngiye nkura. Urumva umaze gukura ku buryo neza wanga ibyo umubyeyi akubwiye. Akibwa nimbona bishoboka nzakura. Aho ngaho ndumva nta kibazo. None se wamusamu ko mbona abo bigeze ataraza abakiri ku kazi ntabwo ari bugere inama. Ushobora kuba yatinze ku kazi. Yatinze ku kazi? Yenda yari afite nk'akazi kenshi habaye se cyangwa inama gatuma atinda. Bigatuma atinda? Ariko ndumva utavuga. Ese bite se wewe ku muntu uje ufite ikintu cy'igihunga? Uri gutekereza ibyo wagiye unkorera? Ariko se wowe wumva ntabwo wabiguteye? Kutavuga? Babarira. Ntabwo nigeze menya agaciro kawe. Bambwiye inshuro nyinshi ko urwaye. Sinabikora njye kwita ku nshuti zanjye. Nibwira ko arizo zimfitiye akamaro. Ndakwinginze mbabarira. Wowe ubwawe urumva urebye ibintu wagiye unkorera n'ubuzima nagiye ncamo. Muhamagara bamukunyitaba. Kugeza ubwo nari ngiye gupfira muri kariya kazu. Ejo sabe imbabazi se ubundi byagenze. Inshuti zanjye. Sa. Nunitaga ngo ni sheri. Nahaye ibyanjye byose. Nibo bampemukiye ntabwo inshuti zawe. Iyo mbimenye nakaba naritaye kuri wowe kuko ubu nimwe bantu mfite ndabibonye. Aho nitaga ni inshuti zanjye magara nibo bampemukiye. Nukuri ndakwinginze mu imbabazi bwa mbere n'ubwa nyuma. Ntabwo nzongera. Niwe mubyeyi mfite. Niwe muvandimwe mfite. Ndabinginze. Noneho ugiye wamenya agaciro k'umubyeyi. Ubu nibwo nasobanukirwa ko nta nshuti yakuri turi umuvandimwe cyangwa umubyeyi. Kuko ibintu bankoreye ntabwo nari nzi ko biriya bintu byamba. Numva ko abo bantu bamfitiye agaciro. Sahumura narakubabarira. Sibyo? Gusa nahuye n'umugiraneza aramvuza ndakira. Nubwo wari waranyirengagije sibyo? Ariko ngewe narakize ibyo. Ngenda kubabarira kandi mbikuye ku mutima. Ntabwo nzabyongera. Kandi nawe bikubera isomo. Kandi petit frère ndagukunda. Byose ni ikigare nari ndimo. Mumbabarire n'ukuri. Nta kibazo nanjye nzashakisha uburyo niga Kandi murakoze cyane. Sanjye ndakubabarira rwose. Nubwo wagiye unyirengagiza nkaguhamagara ntunyitabe. Imana yoheje umugiraneza aramvuza ubu rwose ndimo ndagenda noroherwa. Imana izabikora pe sibyo? Yego murakoze kandi cyane. Ntabwo nzabyongera n'ukuri. Sabe guhisamo.